Abibuka neza inkuru ya Fanny na Lily ni uku nguku igice cya mbere twagisoje. Ubaye utarabonye igice cya mbere nagushishikariza kongera gusubira inyuma ukajya kukireba kubera ko ni cyiza. Twasoreje aha ngaha Lily yari amaze kujugunya Fanny, amujugunye hahandi abana bikiniriza ku byicungo. Hano ka Fanny karimo karahamagara Lily kamubwira uti Lily uri hehe? Nyagasani ataye murumuna wiwe. Akigera mu modoka umutima waramuriye, atangiye kugira ubwoba, arangije ahita abwira konvayeri uti muhagarike bisi. Nyagasani yagize ubwoba. Akandi kana gatoya hano gatangiye kuzenguruka karimo karashaka mukuru wako. Dore undi yaraje aza kwirukanka ahantu hari abantu benshi, ari ikivunge cy'abantu benshi. Ni hahana abana bajya kwishimishiriza. Niwe yari yamuzanye, arangije aramuta. Yaragarutse aza kumushaka. Biraza kurangira bite? Akigera aha ngaha akomeza kugenda yirukanka, kumva kandi karimo kararira. Kumva uruhande yanyuzemo yanyuje ku ruhande rw'iburyo, undi nawe anyura ibumoso. Barabusanyije. Nyagasani ataye murumuna wiwe. Yari yirukanse amusize kubera yuko ngo mama wiwe amukunda kumurusha. Yaramutaye. Wibuke neza uyu mwana akivuka ibintu byahise bihinduka, bahise batangira kumufata bitandukanye nuko bamufataga. Undi yagarutse aha ngaha ari kumushaka. Abibuka igice cya mbere nuko twasoje, yakomeje kuza ari guhamagara Fanny avuga uti Fanny uri hehe? Kumbe Fanny babusanyije, yanyuje ku rundi ruhande. Biraza kurangira bite? Akomeza guhamagara Fanny babusanyije. Yagize aha ngaha abantu bose banashize barimo baranakubura, abantu bagiye. Asanga hano hari umugabo urimo urakubura, aza yirukanka. Angela amwegera amubwira uti hari akana gatoya kari hano, hari ako wamboneye? Amubwira uti reka nta muntu ukiri hano wa mwana we, wowe urimo urakora iki hano? Lily yese yirukanka. Feri ya mbere yageze mu rugo. Nyagasani araza gusobanurira iki mama we. Wibuke mama we yari amaze igihe amukubita amwihanangiriza kwendereza murumuna wiwe. Iyo abarebye igice cya mbere barabyibuka, bari babizi yuko iyo yakuraga kuri uriya mwana mama we yararakaraga, akaba yamukorera ibintu byinshi bibi cyane. Abibuka hari nawe yigeze kumufata amusubiza aho yamukuye mu kigo cy'imfubyi. Hano yaraje ajya mu gitabo aragisoma, ahera mu gitondo atangira gusoma igitabo. Ubu n'ubwoba buri kumukoresha ibi byose. Arabategereje. Wibuke neza ababyeyi be bari bagiye kureba gramere wiwe cyangwa se nyogokuru na sogokuru babo. Nyagasani bivuze ngo bagiye gutaha. Yasomye igitabo guhera mu gitondo arinda ageza mu masaha ya nijoro akirimo arasoma kubera ubwoba. Nyagasani ndagira ngo kuri cyo narebe ese araza gusobanura icyo ababyeyi biwe, araza kuvuga ko umwana yagiye he. Akigiye kumva yumva hari uje uri guhamagara. Mama we yaje ari guhamagara Fanny, aramubwira uti Fanny uri hehe? Vayo hari utuntu nakuzaniye. Fanny nuko papa we waranje aramubwira uti zamuka. Ashobora kuba yasinziriye, jya hejuru ujye kumureba. Nyagasani nuko umugore akomeza kuvuga uti mama arimo arahamagara. Umwana yanga akomeza gusoma igitabo, akomeza kugenda asoma igitabo, ntashaka no kumva yuko bahageze. Nyagasani araza gusobanura iki? Hashize igihe barakwereka hano hari umuntu wari urimo urareba ifoto. Nyagasani wa mukobwa wakomeje kubitekereza ari we Lily wakuze yicaye hano mu modoka yibuka ibyo yakoze. Ibi byose ni ibyo yari ari gutekereza. Akomeza kugenda atekereza uko byakomeje kugenda nyuma bamaze kubura wa mwana. Wa mugore hano yaraje yicwa n'agahinda gakabije. Nyagasani ibi nibyo bita agahinda gakabije. Atangiye kujya yiyahuza inzoga hano agasukayo. Yabuze umwana we, nyamara uyu niwe wamutaye kugira ngo agure icyubahiro, yongera agure urukundo rwa mama wiwe. Yemeye guta murumuna we, gusa yaraje nuko mama we yakumva ukomye akahita ahindukira akagira ngo ni Fanny uje. Reba umugore yarwaye ihungabana, araza ahobera disi, aramuhobera aramubwira uti Fanny uragarutse, Fanny mwana wanjye uragarutse. Nyagasani aramureba aramwitegereje, nyamara uwo ari kwita Fanny ni Lily twese turabizi. Aramureba aramubwira uti Fanny mwana wanjye urangarukiye. Nyagasani nuko Lily aramubwira uti mama ntabwo ndi Fanny, njyewe ndi Lily winyitiranya. Nyagasani umugore yanyweye inzoga hano yanasinze ntago byamucanze, aravuga uti ndagukumbuye cyane mwana wanjye. Nyagasani reba umugore agahinda afite, yamusomye ku gahanga. Ibi bintu biraza kurangira bite? Yaramurebye akomeza kugenda amusomagura, arimo aramwita Fanny, nyamara uyu ni Lily twese turabizi.
nuko mama we akomeza kumubwira uti mwana wanjye ndabizi ku munsi umwe icyizere mfite uzongera ukangarukira, ndabyizeye umunsi umwe nzongera nkubone. Yo umwana disi nawe kubera kumuhobera yari amaze igihe kinini atarongera kumva uyu mugore amuhobera, yazamuye ibiganza nawe aramuhobera. Gusa papa we hano byamucanze, papa wabo ahangaha ubu byamucanze, umugore nta kindi kintu asigaye akora usibye kunywa inzoga. Nyagasani nuko uyu mugore avuga uti Fani wanjye nsezeranye yuko utazigera wongera kunsiga nk'uko wari warabikoze, mbabarira nsezeranye yuko utazigera wongera kunsiga. Nyamara uwo ari kubwira twese turabibona ko ari Riri yabitiranyije. Nuko Riri ahita amubwira uti yigo nibyo ndagusezeranya mama, ntabwo nzigera nongera kugusiga. Nyagasani nawe yatangiye kubyiyakiramo kuko ari kubona ko uyu mugore yamaze gusara kubera kubura umwana we. Nuko papa wabo yaraje yegera hano, nuko umugore akomeza kuvuga uti ubutunzi bwanjye mwana wanjye. Nuko umugabo aramubwira uti madamu wanyweye nyinshi nanone uyu munsi, uwo nguwo ntago ari Fani, uwo ni Riri, rekera ibyo bintu urimo. Nyagasani umugore yarahindukiye aramureba, reba ko n'amarira yamanutse, aramubwira uti hoya urimo urambeshya, ndabizi neza ko uyu nguyu ndi guhobera ari Fani. Nyagasani nuko umugabo aramubwira uti uyu ntago ari Fani, Fani yarabuze, hashize imyaka, hashize igihe Fani yarabuze. Nuko umugore aramubwira uti oya muri uyu muryango umukobwa tugira ni umwe gusa, tugira umukobwa umwe wenyine. Nyagasani nyumvire nawe umugore aramubwira uti uyu rero mpobeye ndabizi neza ko ari Fani, kubera yuko muri uru rugo nta wundi mukobwa tugira. Nyagasani ubwo bivuze ngo arimo arasesereza uyu mwana, aramubwira uti sibyo rata ndabeshye, tugira umukobwa umwe wenyine. Nuko uyu nguyu ahita amubwira uti yigo niwe wenyine tugira. Nyagasani nyamara bari bafite abakobwa babiri, arimo arabivuga kugira ngo yiyakire, nyamara nawe arabizi ko ari guhobera atari we. Yo barakwereka umugore hano yaraje buri uko bwije uko nuko bukeye ahora areba ifoto y'umukobwa wiwe, yaragiye arayishushanya ayishyira imbere yiwe, buri gihe afata inzoga agatangira akanywa ariko ari kuyitegereza. Nyagasani biraza kurangira bite? Ibintu biraza kurangira bite? Uriya mwana araza kugaruka gute? Nyagasani nakubwiye ngo yimba utarabonye igice cya mbere nagushishikariza kukireba kugira ngo wongere ugaruke urebe iki ngiki. Arangira avuga uti Fani ndabizi yuko aho uri hose nubwo wagiye turacyari kumwe. Nyagasani umva amagambo y'umugore, aramubwira uti mwana wanjye nzakora ibishoboka byose, ndabizi neza ko nzongera kukubona, mfite icyizere ko nzongera kukubona, ndabizi ko ahantu uri wabaye mwiza, wabaye umukobwa w'ingeso, ndabizi ko wakurikije mama wawe. Umva amagambo umugore hano arimo aravuga, uko ari kuyavuga niko Riri ari kumureba. Ndabizi ko igihe kimwe kizagera warangiza ukajya ku mashuri meza, ukiga ukavamo umuntu ukomeye. Nyagasani arimo araganiriza ifoto, aramubwira uti ndabizi ahantu hose uziga nawe uzaba abantu bazagukunda mwana wanjye. Nyagasani umugore arimo ararira, nuko arangira aramubwira uti mwana wanjye buri gihe cyose uzahora umeze nk'indabo zimurikira mu maso yanjye, kandi sinjye gusa n'abantu bazaba bakuri iruhande, uzakundwa na buri mwe nubwo tutakiri kumwe. Mwana wanjye ndagukunda kandi ndagukumbuye. Nyagasani umva amagambo umugore ari kuvuga, aravuga uti niwe mukobwa wenyine ngira, ni nawe nzagira muri ubu buzima, kubera yuko uri umukobwa wanjye, ku kibi ni icyiza, ndagukunda, nta wundi muntu ushobora kugusimbura muri ubu buzima. Nyagasani uko ari kubivuga undi hirya arimo ararira, reba ibyo yashakaga ko uyu mugore amukunda, n'ubundi umugore ntabwo yamukunze ahubwo yakomeje yikundira umwana wiwe nubwo atakimufite. Nuko umugore akomeza kuvuga uti ndabizi ko azaza hari igihe tuzongera guhura tugafatanya ikiganza, abantu bose bazahindukira baturebe njye nawe mwana wanjye, ndabizi neza bazatungurwa no kubona ukuntu mfite umukobwa mwiza utarigeze ubaho. Nyagasani umugore hano agahinda karamwishe, nyamara umwana yataye undi azi ngo uyu mugore azamukunda, n'ubundi yagumye gukunda umukobwa wiwe. N'ubundi nibyo, ntabwo ushobora gukunda umuntu kurusha umwana wibyariye wagereye amezi 9 ku gise, ntabwo bishoboka. Uyu mwana yaribeshye, yakoze buri kimwe ngo akundwe. Barakwereka sasa umwana mu gitondo yaraje, hano hari impapuro
yari afite. Ndagira ngo ukurikire, hari amazina yari ariho arangije arayahindura ashyiraho amazina yiwe. Ndagira ngo ukurikire, arangije mu gitondo areba ababyeyi biwe bari hirya barimo barazenguruka ahangaha, agahinda karabishe. Gusa umugabo we yari yakiriye, uwanze kwiyakira ni umugore kuko umwana ntibaramubona. Arangije araza yegera ahantu bari Nyagasani, hanje aravuga uti mama na papa ndagira ngo murebe hano Nyagasani. Arangije abaha impapuro arababwira uti sister mutoya yaragiye cyangwa se murumuna wanjye yaragiye. Ni ukuvuga ngo rero guhera uyu munsi mpinduye amazina, mvuye ku mazina ya Lili, ubu guhera uyu munsi ngiye gutangira mu byangombwa byanyu nitwe Fanny. Nyagasani ndagira ngo kuri cyo narebe nuko yababwiye ko agiye guhinduza amazina akaba ari we witwa Fanny. Barakwereka hashize imyaka, hano hari umukobwa wa wundi twatangiye ari kwibuka ibintu byose ari we Lili. Nyagasani hashize imyaka biriya bibaye, barakuze bose. Barakwereka hano Lili yaragiye aba umuntu w'umusitari, hano basigaye banamufungurira amamodoka. Hano arapepera abantu, ahangaha amafoto arimo araribwa. Hano hari abantu bashaka gufata amawotogarafe. Umukobwa yabaye umusitari. Nyagasani hano hari umuhungu waje aramutegereza. Ndagira ngo kuri cyo narebe, gusa wibuke neza yahinduje amazina asaba ko azitwa Fanny. Ni ukuvuga ngo muri iyi si y'aba bantu bazi ko uyu nguyu ari Fanny, ari we mukobwa w'uriya mugore, nyamara twe turabizi ko uyu nguyu yitwa Lili. Nyagasani biraza kurangira bite? Mwibuke neza iyi nkuru yose kurinda tugeza ahangaha aho umwana yataye undi. Uyu mukobwa niwe wayitekerezaga igihe yajyaga ku kigo cy'imfubyi. Hano hari umurinzi we, ntituramenya ngo afite ititire yihe, yaramubwiye uti injire byatangiye. Umukobwa aza yihuta, hano arimo arafata amafoto. Hano hari undi mugabo waje yegerana na wa mugabo ubwiye uriya mukobwa kwinjira mu nzu. Ndagira ngo ukurikire, hano hari abantu bari bagiye guhabwa ibihembo, ni festival yari yabaye. Barakurika hano Fanny yabaye Fanny, baramwakira baramubwira uti Fanny urakaze neza, turagukunda, nishimiye kukubona. Nyagasani hano umukobwa yabaye umusitari, yabaye umuntu ukomeye. Ndagira ngo kuri cyo narebe. Nyagasani baravuga uti uriya mukobwa yambaye neza, mbega umukobwa w'igitangaza. Umukobwa hano yabaye umusitari. Barakurika hano hari abantu barimo baragura amatike binjira ahantu uriya mukobwa ari. Hano hari agakobwa kaje gaparika moto. Nyagasani ni agakobwa hano k'akanyacyaro, hano kaje hari umuntu kaje kureba. Nyagasani kahita gatangira gakuramo ikote. Ndagira ngo kuri cyo narebe, kabisiga ahangaha kuri moto, kaza gatanguranwa hano ku murongo kugira ngo kinjire, gasa nkaho nta tike gafite. Kageze hano umurinzi aragatangira akabwira uti we urimo urakora iki, urabanza werekana itike. Akubwa kahita kavuga uti njyewe ndi umufana ukomeye wa Fanny, narinje nihuta ngo mufatire award yiwe. Batamubwira uti ntago bishoboka, ntago wakinjira hano nta tike ufite, kandi nutatugura subira inyuma, dore hari abandi bantu umurongo munini cyane bategereje kugira ngo binjire bifite amatike yabo, subira inyuma. Nyagasani bagakobwa bagasubije inyuma. Ndagira ngo kuri cyo narebe, nagafana gakomeye cyane ka Fanny kari kaje hano kumureba, none banze yuko kinjira. Kagiye kabona hano hari abantu batambukijeho cya kintu gikunda kujya muri vestiaire cyangwa se ahantu abasitari bakunze kuba bari. Karabyitegereza kabyigaho, gahita kavuga uti biriya bintu buriya ntibivuye kwa Fanny, iriya si kampani ya Fanny. Karabyitegereza karaja kegera hano gatangira kwihisha. Ndagira ngo kuri cyo narebe, aka gakobwa ngo gakunda Fanny, ni umufana wako bikomeye cyane, ngo ntago kacikwa kugerayo. Kanje karavuga uti kubera umuntu nkunda cyane nihebeye, ngiye kwemera nyure muri kiriya kintu ariko ngiye kumureba. Barakwereka hano barimo baratanga award. Baravuga rero umugore w'indashyikirwa w'uyu mwaka yitwa Fanny. Nyagasani uyu mugore cyangwa se Fanny yaje gutsindira igihembo cy'umugore w'umwaka cyangwa se babagore bita ba rwiyemezamirimo w'umwaka. Umugore hano yagiye aba business woman ukomeye cyane, ufite company yitwa Sunshine Group. Ndagira ngo kuri cyo narebe, yabaye umuntu ukomeye, nyamara twe turabizi yitwa Fanny muri iyi si y'aba bantu batamuzi, ariko twe twabonye amateka n'ukuntu byagiye bitangira. Uyu mukobwa ni we Lili, ahubwo hano bamwita Fanny kubera yuko ababyeyi biwe babuze umwana wabo ari uyu nguyu wamutaye, gusa ntibigeze babimenya.
barangije bahitamo kuba ari we bita Fanny. Nyagasani ukurikire ntihagire akantu kagucika. Umugore yaraje hano yakira award bamuhaye aranishima cyane, ndagira ngo ukurikire numva amagambo yavuze. Arangije yitegereza award bamuhaye, uyu mwana disi byaramushimishije, byibura uyu mwanya arimo hari uwundi muntu wakabaye wicayemo. Arangije aravuga uti ibijyanye n'amakuru yari amaze igihe, byibura reka ngire amagambo make yamvuga. Nyagasani arangije aravuga uti abana kuri iyi si niko gaciro, ni nabwo butunzi bukomeye cyane umuntu uwo ari we wese yakifuza kugira muri iyi si. Niyo mpamvu rero ababyeyi bacu dukura baturinda, bakaturinda iyi si irimo imibabaro kugira ngo tuzavamo abantu bakomeye. Nicyo kintu duhora dushaka, kuzabaremera inzira bakazaba muri iyi si batunganye nta kibazo bafite. Niyo magambo umukobwa yavuze. Hanje aravuga uti rero ni nayo mpamvu iyi award y'uyu munsi mpawe hari ikintu kinini nyibukije. Nyagasani nagira ngo nkurikire narebe, yinyibukije yuko muri kariyeri yanjye yose ngomba kuzarangwa n'ukuri, ndetse nkarangwa n'ukuri yaba mu bakozi banjye n'abo nkoresha. Nyagasani umukobwa bahise bahaguruka bamukomera amashyi, yavuze ijambo ryiza, avuga yuko nta kindi kintu kizamuranga muri kariyeri usibye kuvugisha ukuri. Hanje aravuga uti ariko uyu mukobwa mbona yigira umuntu mwiza, njye mbona wagira ngo hari ikintu kinini abitse muri we. Ndagira ngo nkurikire njyewe mbashaka kumusobanukirwa kubera yuko asa nk'umuntu ufite ibintu byinshi abitse muri we. Ndagira ngo nkurikire narebe, ngiye kumuhozaho ijisho kandi ndabizi ko hari ikintu byanga byakunda nzamuvumburaho kitari cyiza yaba yarakoze ahahise hiwe. Ni kuri uriya mugabo avuze, yari arimo arabibwira uyu muhungu wungirije uriya mukobwa, ngira ngo mwabonye ko ariwe wanamukuye mu modoka ari kumwakira. Arangije umukobwa ahita avuga uti, cyangwa se riri wacu ahangaha bita Fanny, aravuga uti ngiye gushimira abantu bose muri mwebwe, yaba bicaye ahangaha n'abatarangaha, banteye imbaraga bakansapotinga muri ibi bintu byose kugira ngo ngere ahangaha. Ndishimye kandi mwarakoze cyane mwese, muri ab'agaciro. Ikindi kintu cya nyuma aricyo nanasorezaho, ndashimira ababyeyi banjye. Iyo bitaza kuba ku bwabo, ndababwiza ukuri, uyu Fanny mubona uhagaze ahangaha ntabwo yari kuba ahagaze ahangaha. Nyamara turabizi ko atari we Fanny, gusa yaravuze ngo uyu Fanny mubona hano ntabwo yakabaye ari hano. Niyo mpamvu rero nshimira ababyeyi banjye, mvuga uti mwarakoze cyane. Ndagira ngo kuri cyunarebe yazamuye award arimo ararira, aravuga uti mama ndagukunda. Niyo magambo uyu mukobwa yavuze ya nyuma yasorejeho. Arangije azamura award, abantu hano bamukomeye amashyi. Ndakubwiye ngo yabaye umusitari, yabaye umukire ukomeye cyane, hano abantu bose baramuzi, bamukomeye amashyi. Hano hari abari kumurebera ku matelefoni n'amaraptop yabo. Umukobwa akimara gusoza, ngira ngo murabizi abasitari iyo bakimara gusoza ibintu byabo bahita bongera bagasubira muri vestiaire cyangwa se hahantu baba bitunganyiriza. Yaraje aje kwitunganya. Ndagira ngo ukurikire unarebe, ahangaha ni handi nawe wicara ukitekerezaho. Yaraje disi arishima, yitegereza igihembo bamuhaye, atangira kuririmba. Ndagira ngo ukurikire unarebe, uyu mukobwa yanyuze muri byinshi, yageze naho abona ko ababyeyi bamuturaguye bamwanze, ahitamo gufata uwo bavukanaga cyangwa se umwana bari barabyaye, aramuta kugira ngo yigarure urukundo rw'ababyeyi biwe. Nyamara ntabwo byarangiye neza. Yaraje afata telefone, aravuga uti ariko reka nigire kuri za WhatsApp nirebere nimba nta bantu banyifurije byibura congratulations. Arangije afungura telefone. Mu gufungura telefone hari message yakiriye. Nyagasani umutima urakuka, yahise agira ubwoba. Ni iyihe message abonye? Reba kuntu umukobwa yarebye. Ako kanya hahise hinjira umwe mu ba designer cyangwa se abantu babashinzwe kumwambika, aravuga uti Fanny bimeze bite ko mbona utameze neza? Umukobwa atangira kugira ubwoba. Umukobwa aramubwira uti ibi bitara byari biri kumurika cyane mu maso, nyine biri gutuma ntanareba neza, niyo mpamvu, ariko humura nta kindi kibazo mfite. Nuko umudesigner aramubwira uti okay, nuramuka rero hari ikintu ukeneye uze kumbwira, uhita ukora ku rutsinga umamagare. Umukobwa aramubwira uti okay nta kibazo. Kumva umukobwa hari ibintu abonye muri telefone, n'ibiki abonye muri telefone. Ndagira ngo kuri cyo narebe umukobwa, gusa designer wiwe abonye atameze neza. Undi amubeshya yuko ari amatara yaramumuritse cyane mu maso, ariyo mpamvu yarabaye kuriya. Gusa umukobwa arongera afata telefone, arebye neza
abona hari umuntu wamwohereza akantu ari kumubwira uti Fanny ndabizi ibyo wakoze muri sama cyangwa se mu gihe cy'izuba cy'umwaka ushize ubwo wataga murumuna wawe, turabizi ko urimo uranabeshya abantu, ntago ari wowe Fanny, ndabizi ko ari wowe Lily. Nuko umukobwa yagize ubwo batangira kwibuka ibintu yakoze, atangira kuzengurutsa amaso ngo arebe yimba nta muntu uri kumubona. Nyagasani, ibaze kuba wari umaze kugira amahoro mu mutima wawe uvuga iti ibintu byose nabigezeho ibyo nifuzaga, ukabona umuntu akohereza message akubwira uti ibyo wakoze byose twarabibonye. Mu guta murumuna wiwe hari umuntu wamubonye anamwohereza message. Umukobwa atangiye guhangayika, barakurika sasa ari hano hari umuntu wafunguye umuryango, agiye kureba aritegereza, arebye neza abona hari akantu gafungutse, aramubwira uti wowe urinde uri aho ngaho. Atangiye kugira ubwoba, atangiye kwikanga ku bintu byose bazanye, agiye kubona abona hari umuntu araza aramubwira uti hano hari umuntu ukuzaniye indabyo yari adisize kuri reception, baratubwira uti ngo tizikuzanire. Aramubwira uti nta muntu umwe wigeze umubona, nta umwe wigeze umubona, nta nubwo tumuzi. Nyagasani, ndakubwiye ingaruka z'icyaha ari ikintu kibi, n'akantu gato gatangiye gutera ubwoba. Ibaze nawe kuba warakuze, reba nawe igihe biriya bintu byabereye imyaka ishize, batangiye kumwandikira message bamubwira uti ibintu yakoze baramubonye ubwo yataga murumuna wiwe kuri park cyangwa se hana abana bajya gukinira. Nuko muri za ndabyo wamwohereza yabonyemo akandiko kamubwira uti ishime nonaha, kubera yuko hari igihe kizagera ntuzongere kwishima nk'uko umeze uko nguko, uko uzamuka niko ari nako uzagwa. Nyagasani, niko hari handitse. Agiye kumva yumva hari ikintu gikomeye mu kintu bazanye ahangaha, cyangwa se bya bintu mwigeze kubona batambukana, yumva hari ikintu gikomye. Arangije afata igikombe cyiwe, atangiye kugira ubwoba bw'uko buri muntu wese uri ahangaha ashobora kuba ari kumureba, cyangwa se umuntu uri kumwohereza ibintu ari ahangaha hafi. Nyagasani, ndagira ngo ukurikire unarebe. Umukobwa yegereye hano, yegera iki kinuza kiri ahangaha, ndagira ngo ukurikire, nakubwiye ngo ingaruka z'icyaha nuko bigenda. Umukobwa atangiye guhangayika, agiye kubona kumbe ni ka gakobwa twabonye kaje kuri moto, wibuke kavuze ngo karaza kugendera muri iki kintu mpaka kagere ku muntu w'inzozi zako, cyangwa se umusitari kauze kamye gashaka kuzahura nako. Nuko uyu nguyu abona avuyemo agakobwa kikubise hasi, araza atangira kugashyira amaboko imbere ku biganza kugira ngo arebe imba kagihumeka. Karangije karabyuka, umukobwa arakitegereza. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Umukobwa arangije amaze kukitegereza ahita amubwira uti uri kumva umeze neza? Nuko agakobwa ataramenya izina karamubwira uti yego ndumva ameze neza. Karahaguruka mu byishimo byinshi, wibuke ngo ni umufana w'uyu nguyu. Karangije karatangara, karavuga uti ntabwo ndi kubyumva ngo ngende umufana wawe umwe w'intangarugero ku buryo utabyumva. Ndagukunda, nishimiye guhura nawe, inzozi zanjye, ibintu nahoze mbwira mama yuko umunsi umwe tuzahura, none birangiye mbibonye, ndaza kubibwira mama ko nakubonye. Ndagira ngo ukurikire. Nuko hanjye namubwira uri umufana wanjye, wibuke neza mu kanya hari umuntu uri kumwandikira message amwohereza n'indabyo. Atangira gukeka, avuga uti reka nze shandebe koko imba atari uri kunyohereza ibi bintu. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Atangiye kugira ubwoba bwa buri muntu wese uri kumusatira. Ibaze nawe ko umaze kugera ku bintu byose umuntu akatangira kujya kwandikira message nka ziriya agutera ubwoba. Hanjye aramubwira uti izi ndabyo niwe wazinyohereje, kwambwiye ko uri umufana wanjye? Aramubwira uti oya, izi ngizi ntabwo nabasha kuzigura, nta n'amafaranga nabona yagura izi ndabyo zingana gutya. Nakubeshye ngende umukene pe, n'akazi nkora karaciritse ku buryo nta kigondera indabyo zimeze gutya. Aramubwira uti biriseri ntabwo ari wazohereje? Umukobwa atangiye kugira ubwoba. Ibi ngibi nibyo bita ingaruka zo gukora icyaha. Wibuke yataye murumuna we, none atangiye kugira ubwoba. Hari umuntu umwohereza message, aramubwira uti none se ngansubiza rero wagezemo hano gute? Ariko Fana ari kubaza agakobwa, karangije kahita kamutungira cya kintu kavuyemo, kamubwira uti dore naje muri kiriya kintu uri kubona inyuma. Nuko umukobwa yari yanabyibagiwe, urebe ukuntu ubwoba n'igihunga bitangiye kumwata. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Nako karamuseka. Nuko Fana aramubwira uti rero ubutaha ujye witondera ahantu nk'aha ngaha, kubera yuko ubu ngubu twakabaye tugushyizeho ikirego cy'uko washaka kunyiba cyangwa kumemukira. So ubutaha rero ujye witondera kuza muri biriya bintu, ujye winjira mu buryo bumeze neza cyangwa se buri protocol. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Nuko akobwa kahita kamubwira uti Fani ndi umufana wawe, ndakwinginze byibura mbabarira umpe autographe yawe, nicyo kintu cyonyine cy'agaciro waba unkoreye, ndagusabye
yasabye, barakwereka kasabye autographe. Uyu mukobwa aramubwira uti ndifuza rimwe kuzaba nkawe, ndifuza rimwe kuzaba umuntu uri gukurikira inzozi ziwe nkuko nawe wabigezeho. Inzozi zanjye ubundi numva nzaba umudesigner cyangwa se ba bantu bambika abantuza abasitari, mbabarira umpe autographe ndakwinginze. Kaje gusaba autographe, wibuke ngo uyu nguyu karamufana cyane. Nuko umukobwa yakatsaga agatabo kari kazanye, arangije yandikamo ngo ntuzigere uva ku bintu, uzakomeze ukore mpaka ugeze ku nzozi zawe. Niko yamwandikiye mu gatabo. Nuko agakobwa karangije kahita gasubiramo ya magambo akandikiye mu gitabo, aramubwira uti nzahora ndwana, nanjye sinzigera mva ku bintu. Nuko wa mudesigner yahise yinjira, arangije aramubwira uti turimo turagushaka Fanny, turagushaka byihutirwa. Nuko umudesigner aramubwira wowe urinde. Nuko agakobwa kahita kamubwira uti ngende umufana ukomeye cyane wa Fanny. Nuko umuntu uzi umudesigner aramubwira uti gira vuba, imodoka yacu igiye kugenda Fanny, gira vuba itaducika. Umukobwa yaratashye, barakwereka sasa umukobwa atashye iwabo. Hano bari bateguye keke, bisa nkaho hari umuntu wakoze anniversaire hano mu rugo. Ninde wakoze anniversaire? Nagira ngo kuri cyo narebe. Umukobwa yaratashye, ageze mu rugo urebe yarakuze, n'ababyeyi be baracyari babandi, dore papa wiwe nawe dore amaze gusaza, yaje hamagara papa wiwe. Nuko umugabo disi wibuke we ntago yajyaga bavangura, aramubwira uti intwari kazi yanjye disi irongera atashye. Urebe disi uyu papa we kuva kera yagumye akunda uyu mukobwa, aravuga uti mukobwa wanjye nishimye watsindiye igihembo cy'agahebuzo hano muri iki gihugu, ni ukuri felicitation mukobwa mwiza. Nuko umukobwa aramubwira uti urakoze cyane papa. Nuko aramubwira uti champagne irahari na keke byose twabiteguye mukobwa mwiza, bisa nkaho ari isabukuru y'uyu mukobwa. Nuko iyi keke ubona mukobwa wanjye ni mama wawe wayikoze, yishimye uyu munsi sinzi ikintu cyamubayeho. Aramubwira uti Bisiriyese mama si uyu munsi ari muri mood nziza, wibuke kuva umwana wiwe yamuburiye yadwaye trauma. Ndeba n'ubu ngo baracyafite ifoto yiwe kandi umukobwa yarakuze, ndeba baracyafite ifoto akiri umwana. Umugore yaraje yicara hano aracyareba ya foto yiwe n'ibishushanyo yirwa mushushanya. Ndagira ngo kurikira unarebe, kumba arimo aravuga uti mukobwa wanjye nawe nifuza ko rimwe ahazaza uzatsindira ibihembo nk'ibyo uyu mukobwa ari gutsindira. Nuko umugore yari cyanga inzoga zaragiye ziramubata, anywa inzoga. Ndagira ngo kuri cyo unarebe, anywa amacupa kugeza n'ubu ngubu. Nubwo umukobwa yakuze aracyaririra umukobwa wiwe yarwaye trauma. Wibuka uyu mwana yamubyaye muri situation ikomeye cyane, yarabuze urubyaro. Nyagasani yaraje arababwira uti cheers kuri twese, umugore yasinze. Uyu munsi ni isabukuru ya Fanny, cyangwa se tuzi nka Riri. Hano bamuhinduriye izina bamwita Fanny kubera umukobwa wabo wabuze. Ndagira ngo kuri cyo unarebe, umugore yaje yasinze. Uyu munsi ni isabukuru y'umukobwa wiwe. Ibintu biraza kurangira bite? Ese baraza kubitahura ko yataye muri umuna wiwe? Ntarangije nuko papa waravuga uti dore nguriya yaje sha yahageze. Ndagira ngo kuri cyo unarebe, nuko umugabo araje aramubwira uti sheri dore ibirori bigiye gutangira, tugomba kwishimira. Ibyo kunywa inzoga turaza kuba tubinywa nyuma, ariko reka twishimire ko byibura umukobwa wacu yatsinze award, n'uyu munsi akaba ari isabukuru yiwe. Nyagasani umukobwa yarakuze, undebere nawe. Ese baraza guhura? Umugore hano ahora yasinze ari kazizi, yabaye kazizi, inzoga zaramwishe kubera kubura umwana. Nawe wamwumva, ababyeyi nta kindi kintu bifuza amplisi nk'uyu nguyu uba warabyaye bigoranye. Nuko disi wa mugore atangira kuvuga uti iyi keke mwana wanjye uri kubona atari nziza. Nuko umukobwa aramubwira uti ni nziza mama, wibuke uyu ni Riri. Aramubwira uti iyi ngiyi niyo kugira ngo tukwishimire, niyo kugira ngo twishimire ibyo wagezeho umukobwa wanjye mwiza. Umugore hano yarwaye trauma, ahora anywa inzoga kubera umwana yabuze. Nubwo bahinduye amazina ariko umwana ntaramuvamo. Arangije azamura ikirahure aramubwira uti isabukuru nziza. Nyagasani ndagira ngo kuri cyo unarebe, azamura inzoga gusa. Umugabo hano byaramubangamiye kubera yuko umugore wiwe kuva aho umwana yagiriye yiyahuza inzoga, nta kindi kintu ashobora gukora usibye guhoranywa inzoga. Ndagira ngo kuri cyo unarebe, ibi bintu biraza kurangira bite? Barakwereka keke hano bari bayiteretse, ni igihe cyo kugira ngo umwana agire. Barakwereka umugore no muri telefoni yiwe aracyafitemo ifoto y'umwana we. Haravuga uti uyu munsi ejo hashize nagize inzozi. Niko umugore arimo aravuga, ejo hashize nagize inzozi, ariko izo nzozi nagize zari zimeze nk'aho ari impamo. Nagize inzozi zimeze nk'aho ari impamo.
Izo nzozi rero zari inzozi zinyereka kuntu ngo murumuna wawe mutoya yari ari gushaka itike, ari kumbwira ngo agiye kongera agaruke twongere tubane. Yarambwiye ngo agiye kugaruka muri iki gihe cy'impeshyi ngo aze twongera dusure. Izo nzozi narazirose ariko numva zimeze nk'ari za nyazo. Ibaze nawe, ibaze kuba uyu munsi n'ubu ngubu agitekereza umukobwa mwe. Arangije aravuga uti nahise mbyuka, icyambabaje ni ukuntu nahise mbyuka, gusa icyangumye mu mutwe ni uko n'ubu ngubu nyibuka nimero yari iri kuri urwo rugo uwo mukobwa wanjye yari ariho. N'ubu ngubu ndacyari kubyibuka neza nk'aho biri kuba ubu ngubu ndimo ndabyibuka neza. Ndangije uzi ikintu cyambabaje ni ukuntu nahise mbyuka, ntabwo ndi kubyizera ko nahise mbyuka, nahise numva umujinya unyishe nkimara kubyuka. Nuko umugabo aramubwira uti wa mugore we reka kuvuga ibyo bintu, n'ubu ngubu ntabwo uremera yuko uyu munsi isi yahindutse kubera icyo ukomeza kubaho inzozi, uretse kubaho ubuzima bw'inzozi utazi nimba uzigera unagera ku byo uri guhora urota. Uhora urota buri gihe, ntabwo wareba ibiri ubu ngubu, nta nubwo wakabaye wishimira yuko umukobwa wacu Fanny byibura yatsinze award uyu munsi bikakunezeza. Ndagira ngo kuri cyo unarebe. Nuko umugore aramubwira uti ariko nanjye ndishimye, sinakubwiye ko ndi gucelebrate anniversaire y'umukobwa wacu. Ndagira ngo kuri cyo unarebe. Nuko umugabo aramubwira uti umugore wanjye umukobwa wacu yarabuze hashize imyaka 20. Ahita amubwira uti uyu uribeshye, umukobwa wacu yagiye hashize imyaka 19, agiye amezi 6 n'iminsi 3. Nyagasani yewe byose ndabyibuka, umunsi n'iminota n'isegonda y'igihe yagendeye. Urimo urakora iki wa mugabo we? Ibintu byose by'umwana wacu warabyibagiwe, winenguha. Nyamara isabukuru y'uyu mwana none nyumvira ibintu atangiye kuvuga. Arangije aramubwira rata uruhora utambwira yuko uhora utekereza ko ari we mukobwa wenyine ngira, ntago ari we Fanny wanjye wenyine ngira, utazigera nabyibeshya yawe na gato. Nuko umukobwa aramubwira uti ndabizi mama, nta nubwo nigeze mbyibagirwa, nta nubwo nigeze nibagirwa murumuna wanjye mutoya. Nuko papa aramubwira uti wa mugore we ntago twemeranyije yuko utazongera kuvuga ibyo bintu ahangaha. Nuko umugore aramubwira uti kuki tutabivuga? Tugomba kubivugaho, tugomba kwibutsa tukibuka aho twavuye, ntago umwana wanjye ashobora kuzigera mwibagirwa. Ahita amubwira uti sibyo rata, sibyo tugomba kubikora. Nuko disi Fanny ahita yikiriza, cyangwa se twakitarira ahita yikiriza, arabizi ko aramutse ahakanye uyu mugore yahita namwirukana no muri iyi nzu. Nuko umugore aramubwira uti nibyo rata, tugomba kujya duhora twibuka umwana wanjye niwe w'agaciro. Iki muri uru rugo ikintu gifite agaciro kurusha mwe mwese mwicaye hano ni umukobwa wanjye. So rero uyu munsi tugiye guserebura anniversaire y'umwana wanjye. Niturangiza tunasaba icyifuzo kivuga kiti turifuza ko yakongera akagaruka hano mu rugo. Reba wa mukobwa disi, turifuza ko yakongera akagaruka hano mu rugo, tukongera tukamubona, tugaserebura byibuze nyicaye iruhande twese. Cheers. Reba wa mukobwa wakoze amabara yose kugira ngo azakundwe, n'ubundi ibyo yakoze yarihiye ubusa, n'ubundi ntibamukunda uyu mugore, n'ubundi umwana wiwe yabaye stuck, n'umwana wiwe aracyamwibuka. Nyagasani barakwereka sasa tugaruke handi wa mukobwa akorera, cyangwa se kuri kampani ya wa mukobwa. Yaraje hano aparika imodoka, akimara guparika imodoka afunga ya modoka yari arimo, arangije ahita yinjira mu yindi modoka iri hano isa neza nk'iyiwe. Ndagira ngo kuri cyo unarebe undebere nawe biraza kurangira gute bino bintu. Amaze kwinjira muri iyi modoka yitegereje umuntu wicaye muri iyi modoka, uwo muntu wicaye mu modoka ahita atangiza imodoka. Ndagira ngo kuri cyo unarebe, barangije barerekera. Ndagira ngo kuri cyo unarebe umukobwa yinjiye mu yindi modoka y'umweru isa neza nk'iyi. Barakwereka bageze hano traffic, cyangwa se hahandi imodoka zihagarara, icyapa cyandika ko hagiyemo umutuku. Barangije barahagarara bararebana, harangije aramubwira uti none se director Sam, ubu ngubu se n'ubu ngubu uracyari kunshinja kugiye kunyirukana ku kazi kawe? Bose baraseka. Arangije aramubwira uti ariko nabonye usa nk'umuntu uzi gukina kabisa, mu bintu bijyanye no gukina uzi gukina. Nuko umukobwa aramubwira uti wabonye noneho nabasha no gukina no muri filimi, wabonye ibintu byo gukina filimi binambereye. Nuko arangije bararebana, namubwira uti none se
waje gusanga umuntu wari uri inyuma ya biriya bintu byose bimaze igihe bivuga kuri kampani yacu. Nuko umusore aramubwira uti Diego, n'ubundi umuntu nasanze wari ubiri inyuma ni wa mu Ancoline cyangwa se cya kigabo twatangiye kivuga ngo kirashaka kuneka kuri uyu mukobwa kikamenya amakuru ye ngo kiba kibona ngo afite ibintu byinshi ngahishe. Nuko hanjye aramubwira uti rero nabonye yashaka kujya afata inyungu za kampani akazishyira mu nyungu ziwe agurisha imiti yacu mu buryo butemewe, ndangije ndamwirukana ndagira ngo kuri cyuna arebe bakirukanye. Nanjye aramubwira uti ibi byose harya ujya ukeka yuko mbikora kubera wowe cyangwa mbikora kugira ngo public ibibone? Ndagira ngo kuri cyuna arebe. Kandi aramubwira uti nuramuka rero ufite ayandi makuru y'ibanga ubitse ujye ubanza umenyeshe mbere y'abandi bose. Baraha bari kuganira nuko umusore aramubwira uti ariko uzi ukuntu ujya unangaza, ubundi abandi bakobwa basarana aba boyfriend babo bababwira ngo babagure imodoka, inzu ndetse no kubazanira indabyo. Nuko Fana ahita amubwira ati cyangwa se Rira aramubwira uti ariko njyewe sindi nk'abandi bagore, ntukamfate nk'abandi bagore. Nuko Fani hanjye aramubwira uti ariko nubwo uri kubyitwaza uvuga yuko ndi wa mukobwa utabukeneye utuntu twinshi ku muntu bakundana, nyamara wabona uri wibeshya, ntibizajya bivuga yuko utazajya umpa gift zanjye, n'ubu ngubu ndazishaka, ibyo wanyemereye urabizi. Nuko umuhungu aramubwira uti subwo urakeka ibyo bintu narabyibagiwe? Ndabyibuka cyane, aka kantu rero ubona nakuzaniye nagakuye mu Buholandi, ndangije ndakakuzanira, ni gift yari yamuzaniye. Ndagira ngo kuri cyuna arebe, kumbe hari harimo umutima ukoze mu ibumba. Umukobwa yarakarebye arishima, umukobwa yifite amafaranga yiwe. Hanjye aramubwira uti njyewe izi gift ubundi nizo nkunda, gift ziri naturere nizo nkunda ubundi atari bya bindi by'inkorano. Aka kantu maye karanshimishije n'ukuri ndishimye. Ndagira ngo kuri cyuna arebe, basa nkaho bakundana gusa bakaba babihisha. Nuko arangije aramubwira uti ese ubundi ko duhora dupanga kuzajya muri vacation tukajya kuryoshya, kubera iki tubipanga ntitubikore? Aramubwira uti direka dushaka umwanya tuzajye gutembera. Nuko wa musore Sam ahita amubwira uti Fani, arangije aramubwira uti ese ubona bitagoye kuba ugiye kuzajya ubana nanjye twihishanya abantu tudashaka yuko babimenya? Nuko Fana arangije aramubwira uti ndi kubona ariko nta kintu bitwaye kuba wamba boyfriend wanjye wihishe wibanga abantu batabizi, ngiye nta kintu bintwaye kubera yuko banashaka amakuru yacu agera hanze. Nyagasani wibuke uyu mukobwa ni umustar, abantu bose baramuzi, ntabashaka rero kuri relationship n'umuntu barimo ijya hanze. Barakureka ka gakobwa kamufana karaje kagiye kabona wa mukobwa ari mu modoka, wa mukobwa nawe barakabonye. Hanjye aravuga uti Fani muraho neza, ndagufana ndagukunda. Kahita gakurayo telefoni gatangira kubafotora, kandi aba ntibashaka ko abantu bamenya ko bakundana, wibuke ni umusitari. Nuko ahita abwira uyu musore aramubwira uti Samu udahindukira, hari umuntu urimo urafata video, udahindukira akakubona. Nyagasani karangije gahita kabafata ifoto, akangaka kabikoze nk'ubufana, nta wundi mutima mubi kari kabikoranye. Nuko umukobwa ahita amubwira uti itara ryabaye icyatsi, atsa tugende. Ntabwo baba bashaka ko abantu babinjira mu buzima. Uriya mukobwa ni umusitari, ntabashaka abantu banamenye yuko afite umukunzi, baba bashaka kubigira public. Nuko ka gakobwa disiko kaje hano, hari ikinyamakuru ahantu hari abanyamakuru cyangwa se ikinyamakuru runaka kari kabazaniye ibyo kurya, kaza ni kakandi gakora ibintu bya delivery. Karangije umukobwa rero arakabwira uti kuki watinze? Amubwira uti none se ni njye nyine watinze hano? Nuko abandi bose bahita baza birukanka baje gufata icyo kurya. Nuko barakwereka hano agakobwa kahise kajya kwishyuza, kageze ahangaha karamubwira uti Gigi ndashaka kumpa amafaranga. Agakobwa kitwa Gigi karamubwira uti njyewe ndashaka kumpa amafaranga ubushize nagiye mutanyishyuye. Nuko Gigi aramubwira uti none se naguye amafaranga nkagira ikiyasimbura? Nuko akangaka karamubwira uti oya njyewe ndashaka amafaranga ari buze guhura n'ibiryo njye nabazaniye ubushize mwaranyambuye. Hanjye aramubwira uti rero aka kantu ngiye kuguha kagura amafaranga 600, nta kibazo ubwo urabukuyemo amafaranga 200 tuzayaguha ubutaha nugaruka. Ndagiye kuri cyuna arebe. Arangije amagakomo ngo nukugira ngo bihwaniremo niyongere kumwishyuza amafaranga. Aramubwira uti rero ibi ngibi ubu ndakeka nge nawe tunganyije, ngagendereye muri miriwara aka kanuza karanamenze kagura amafaranga menshi. Nuko umukobwa akuyemo telefoni, wibuka ahangaha ni ku banyamakuru, agiye kubona umunyamakuru abona hari ifoto yafashe. Umukobwa ahita amwaka telefoni, aramubwira uti reka ndebe
urebe neza, uyu nguyu si Fanny ndi kubona ahangaha, uyu mutipe bari kumwe se nindira, uyu si inshuti yiwera, reka nitegereze ndebe uyu mutipe bari kumwe ninde. Izi nkuru ziba zigurishwa ahangaha umusitari nkuriya, nkatumubwira uti ariko uzi ko agakobwa uri agasazi, iyi foto uzi ko ndamutse nyigurishije amafaranga ngusigayemo 400 nahita nyagusubiza. Ndagira ngo kuriki amubwira uti oya mereza iyo foto, ni ifoto y'umuntu mfatira y'icyitegererezo, ntabwo nshaka kuyigurisha. Amubwira uti basi ndaguha amafaranga 600. None ibi ngibi imbushi utangiye kubizana gutyo ngenda nakurega. Niko agakobwa kamubwiye. Undi aramubwira uti rero rero ceceka, nta muntu ndibuze kubibwira yuko wayingurishije, ariko iyi foto iyi foto ni boring, turamutse tuyigurishije twabonamo amafaranga menshi hano. Ndagira ngo kuriki unarebe. Nuko iki ngiki nacyo cyarimo kirarya, nyamara banze kwishyura aka gakobwa, gusa bamuhaye akanicklace baramubwira ngo bihaniremo. Nkanje yamubwira uti ngagenda ariko genda ufate biriya bintu ari kubwira. Kumba arimo aramwohereza hariya kuri mushuti we kugira ngo ifoto ayibe. Ahangaha ni mu kinyamakuru, ni ikinyamakuru babonye inkuru babonye umusitari ari kumwe n'umuhungu. Izi nkuru ziba zigurishwa rero. Ndagira ngo kuriki unarebe. Ifoto yari yifashe irya screenshot arayibika. Urebe nawe kara gakobwa niko kayifashe, kandi uwitwa Fanny cyangwa se twe tuzi nka Riri niwe wari uri muri iriya modoka. Biraza kurangira bite? Barakwereka sasa hano hari umugore twajeho yararimo arakubura. Hanje aramubwira uti yo Sia wanje araje. Aka gakobwa kitwa Sia, nyuma yuko tutarabona izina ryako tumenye ko kitwa Sia. Nuko bari barimo barakubura, umugore wari hirya aramubwira uti wa mama we uri umunyamahirwe kugira umwana mwiza nk'uwo nguwo, kari kavuye kugemura ibiryo muri cya kinyamakuru handi kavuye. Nuko kanje kahita kabwira uti mama uzi kuntu nishimira isura yawe iyo nyibonye, imikizere cyo kongera kubaho, warakoze mama. Nyamara abitegereza neza twamaze kubona yuko akangaka ari kakandi ka Fanny ka kera bataye. Nuko barakwereka baraje bagera ahangaha mu rugo. Bageze mu rugo mama akahita akabwira mama wako ngo mama ntuze kuntegereza ndagiye, turaza kongera gusubira nimugoroba ningaruka. Nuko mama aramubwira uti Sia umbabarire uyu munsi none utaye kare, sinshaka kongera kukubona utaha amasaha ya nijoro. Hano akana tumaze kubona yuko gafite mama wako, gusa ababonye neza bari kubona yuko uri yari Fanny wakuze wabaye mukuru, gusa yaje gufana uyu nguyu witwa Riri ari we wiyise Fanny. Wibuke neza kagiye kakiri gato. Ndagira ngo kuriki unarebe. Nuko hano umukobwa yacanye televiziyo abona amakuru. Nuko wa musore aramuhamagara, twamaze kumenya ko bakundana gusa barashaka kubigira ibanga. Nuko kamaze kumuhamagara umukobwa yumva baramuhamagaye kuri telefone. Anje azinya telefone. Ndagira ngo kuriki unarebe. Gusa bo barashaka kubigira ibanga ntihazagira umuntu. Uyu mukobwa niko yamusabye. Kuki uyu mukobwa adashaka yuko abantu bamenya yuko afite umuntu bakundana? Ndagira ngo kuriki unarebe. Nuko amaze kwitaba telefone, mu gihe ari kwitaba telefone aravuga uti 1,30,000,000 ni ibintu bari bamaze kumva ku makuru, bari bamaze kumva ibintu bari kubavugaho kuri Nuza. Nuko akiri kuvugira kuri telefone agiye kubonabona mama we warimo aramwumva. Ndagira ngo kuriki unarebe. Nuko bakomeza kuganira iby'akazi, arangira aramubwira uti sheri tumaze imyaka 5, urakeka ko atari igihe twahura n'ababyeyi bacu nkagupresenta ku babyeyi bawe nawe ukanpresenta ku bawe? Nuko umukobwa atangira kuvuga uti sheri ndikumva hano nta sinyare zirimo, reka nsohoke tuvugane. Nyamara yarabonye mama we ari kumwitegereza yanga ko bavugana ari kumwumva. Nukubera iki umukobwa adashobora kuvugisha umuhungu uriya mugore ari kumwumva? Nuko umukobwa asohotse aramubwira uti harya warumbwiye ngo ni igihe ngo dukore iki? Nuko umuhungu aramubwira uti ndi kukubwira urabona atari igihe yuko twafata umwanzuro nge nawe tugashakana tukabyereka ababyeyi bakabimenya? Nuko umukobwa aramubwira uti none se ibyo twumvikanye yuko nge nawe tugiye kubigira ibanga bitangiye kukunanira, cyangwa urashaka kumbwira yuko ubu ngubu bise ubivamo kandi ari bwo twari dutangiye gushaka uburyo tubihisha abantu ntibazabimenye? Nuko umuhungu aramubwira uti nge ndagukunda, ni wowe muntu nishimira kuba waraje muri ubu buzima bwanjye, warakoze kunzira mu buzima, rero ndi kumva twabikabikuye ku rwego biriho tukabizamura. Umukobwa ari kuvugira kuri telefone agiye kubonabona mama we warimo aramwumva. Nyagasani umukobwa agiramo ubwoba. Umukobwa amaze kugira ubwoba aramubwira uti okay unyihanganire, ibyo bintu turaza kubivugana nyuma nindangiza akazi, bye bye unyihanganire. Umukobwa ahita akupa telefone, abonye mama wiwe ari kumwumva. Umuhungu hano biramucanga, yumvisha umukobwa ahise amukupa. Nuko umukobwa yitegereza mama we atangira kwijijisha nkaho nta cyabaye. Nukubera icyo umukobwa atinya yuko uyu mugore amenya yuko ari umutipe bari guteretana. Ndakubwiye ngo hari igihe wifuza byinshi n'ubundi ibyo wifuje ntubibe amahoro. Nuko ageze mu nzu mama aramubaza uti ninde mwavuganaga kuri telefone? Nyagasani
umukobwa arahindukira aramureba aramubwira uti mama ni inshuti yanjye. Ni inshuti yawe? Hanyuma se nimba ari inshuti yawe kubera icyo uri kwitwara mbona bitandukanye nuko nari nsanzwe nkubona. Nuko umukobwa aramubwira uti oya nta kundi kwitwara. Aramubwira uti utambwira ko umuntu mwari muri kuvugana kuri telefone atari boyfriend wawe. Nuko umukobwa aramubwira uti oya mama ntago ari boyfriend wanjye. Nuko umugore aramubwira uti okay ntuzibagirwe rero ibyo wansezeranye, uribuka ibyo wansezeranyije yuko utazigera ugira boyfriend wawe mu buzima bwawe paka tutarabona Fanny nyagasani. Umukobwa aramubwira uti yego nta boyfriend nzagira. Kumbe niyo mpamvu umukobwa atinya kuzana umuhungu hano. Nuko umukobwa aramubwira uti mama, umukobwa aramwegera ndagira ngo icyo narebe ni ukuri ndabyibuka ibyo wambwiye n'ibyo nagusezeranyije ndabyibuka, gusa njye nari ndi gutekereza ikindi kintu dushobora gukoresha kitari iriya metode wambwiye twari gukoresha. Ni igiki yamubwiye? Ndagira ngo ukurikire unarebe. Umugore hano yabujije umukobwa kuzana umuntu ahangaha mu rugo. Nuko umugore ahita abwira umukobwa aramubwira uti umva nkubwire ibi ngibi impamvu ndi gushaka ko tubikora ni iki, nuko mu gihe tuzaba tutakiriho ari wowe uzasigarana iyi mitungo yose, kandi iyi mitungo ndacyafite icyizere cy'uko murumuna wawe azongera akagaruka. Ibaze rero nuramuka utwaye imitungo ukayigira undi muntu muyigabana, umukobwa wanjye se azayibona ate mu gihe izaba hari uwundi muntu mwayigabanya mukayitwarana? Nibyo bintu wansezeranyije. Rero bifate nk'aho basi byibura ari mama wawe uri kukwinginga, cyangwa se ubikorere ku bwa mushiki wawe. Ntuzigere ugira umuntu muteretana paka dutegereze igihe azagarukira nyagasani. Nyamara niba nazi ko ari nawe wamutaye, nyamara bya bintu byakomeje n'ubundi kumukurikirana. Nuko umukobwa aramubwira uti ndabizi mama. Umugore arahaguruka aramubwira uti humura ntugire ikibazo, mushiki wa murumuna wawe azagaruka bidatinze, ndabizi byanga byakunda kazagaruka, kandi naramuka yongeye kugaruka icyo gihe nibwo wemerewe kwita ushaka nyagasani. Unyumvire ngo banze yuko akora ubukwe ngo kubera yuko ngo imitungo bashaka kuyimusigira n'aba yarapfuye akazayigabana na murumuna wiwe aho kugira ngo azayigabane n'umuntu bazaba bari kubana. Ngo niyo mpamvu banze yuko ashaka. Barakwereka sasa ya foto ikinyamakuru hano cyahise kijya mu icapiro, bahita bayipublishinga bayishyira ku rubuga abantu bayibone. Umukobwa baramutamaje, nyamara umuntu bakundana n'uwo banakorana neza mu biro bimwe we nawe nyagasani. Umukobwa bahise bamushyira hanze, kandi uriya mukobwa ntiyashakaga yuko abantu babibona, na mama wiwe yamwemereye yuko nta mukunzi azigera ashaka. Biraza kurangira bite? Nakubwiye ngo hari ukuntu wirukanka mu bintu ugakenera iby'isi ngo kugira ngo ugure urukundo, nyamara urukundo ntibarugura. Umukobwa feri ya mbere yaje hano ku biro byiwe, batangiye inkuru, batangiye kuyisirikira ahangaha, abantu bose barimo baramusuhuza, bamaze kubibona mu kinyamakuru yuko hari umuntu bakundana. Umukobwa yaje hano abantu bose barimo baramusuhuza byamutangaje. Nagira ngo kuri cyo narebe. Nuko wa munyamideli wibaza yihuta arangira amubwira uti waramutse neza Fanny, uzi ibintu byabaye, bagutamaje hano ibinyamakuru byakwandikiye. Uramubwira uti byagenze bite? Amubwira uti hano hari ikinyamakuru cyakwanditseho kivuga yuko ufite boyfriend. Yitegereje neza ku screen barabibonye nyagasani. Umukobwa hano abanyamakuru batangiye kumutera naho nahandi aparika imodoka batangira kugenda bamubwira, batubwira uti tubwire uwo muhungu mukundana mutubwire. Nyamara ni umuhungu bakorana ahangaha, ntashaka ko abantu banabimenya. Yitwa Samu. Wibuke neza iriya foto bayifashe amahushuka bamufata mu mutwe. Nuko akadizayina kiyo karamubaza uti ese ubundi nindi iriya foto wayifashe? Atangira kwibuka, yibuka neza abwira umuhungu uti ntuhindukire hari umuntu uri kudufata amafoto. Yibutse neza umuntu wafataga iyo foto, ahita yibuka ko ari ka gafana kiwe kigeze kuza kumutera. Umukobwa yarabyibutse, amaze kubyibuka niko kuyita afata imodoka arayatsa. Gusa amaze kwibuka neza uwafashe iriya foto kari ka gakobwa, bivuze ngo adashidikanyije yahise akeka ko ariko kagiye kayiha abanyamakuru. Nyamara wibuke nako bayitwaye katabishaka, kadashaka yuko ari n'umuntu yitwara. Feri ya mbere yahise asohokana na wa mutipe. Nuko yicaye ahangaha ari kumwe na Samu, wa muhungu bakorana umwungirije. Nuko umuhungu aramwitegereja, nuko aramubwira uti ariko se ubundi Fanny ko tumaranye igihe kinini, urakeka atari igihe cyiza cy'uko njyewe naza guhura n'ababyeyi bawe nyagasani?
umukobwa arikanga. Wibuke neza ibintu yasezeranyije mama wiwe. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Umusore atangiye kumusaba ko yajya kureba ababyeyi be. Nuko none se umukobwa ahita amubaza uti Fana ahita amubaza uti none se nuko iki wumva yuko wahura n'ababyeyi banje ubundi? Nuko umuhungu aramubwira uti maze igihe kinini mbitekerezaho. Ni ukuri numvaga twabigira public abantu bose bakabimenya yuko njye nawe dukundana. Kubera yuko ibi bintu byo guhora bimeze nk'aho ari ibihuha, njyewe mba mbona ahubwo ari byo bizangiriza izina ryawe. Abantu bakajya bavuga yuko uhorana n'abahungu kubera yuko abantu ntibigeze babona isura yanjye, bakajya bagushingira abahungu benshi batandukanye. Bibaye byiza rero twabigira public abantu bakabimenya. Nuko hangira amubwira uti kubera yuko papa we yahoze yifuza yuko iriya kampani yaba kampani y'intangarugero. Rero byaba bibabaje kumva ngo umwana wa nyiri kampani yanze gushaka kandi nta kintu yabuze. Rero ashobora kumfata nk'umuntu utari mwiza, kuba narabihishe nkagumya ngenda yafata nk'umuntu w'umubeshyi. Nuko umukobwa aramubwira uti nta kibazo, ubwo byemeye ndaza gushaka igihe maze nzagende nkwerekane unyumvire nawe. Nyamara umukobwa arabizi ko abeshya umuhungu. Nuko gusa umukobwa ahita amubwira uti gusa unyihanganire mama wanjye amaze iminsi atameze neza, maze iminsi muri uku kwezi mama atameze neza, rero twazashaka ikindi gihe kitari muri uku kwezi. Nuko rero ndabanza mureke abanza arangiza akazi kiwe, noneho tuzashaka ikindi gihe cyaba cyiza aribwo nzajya kukwerekana. Ndagira ngo ukurikire. Twese tugaruka kuri ka gakobwa kageze hano ku kazi mu masaha ya mu gitondo. Nuko kaza kavuga uti bosi nahageze. Nuko bosi we arakareba yarakaye mu burakari bwinshi, amubwira uti ngiye kukwirukana. Reba ibintu wakoze, ni gute wifata ukambaza ngo niye mpamvu ngiye kukwirukana? Ureba ibintu wakoze ukagenda ugafata foto y'ibanga ukayashyirisha ku binyamakuru. Ubu ngubu bavuye ahangaha bampa agasopo bambwira ko yuko nindamuka nongeye gukora ikintu nk'iki ngiki cy'umukoresha wanjye bazahita bamfungiraho burundu. Reba ibintu wakoze, sinshaka kongera kunteza ibibazo, shaka kandi kazi. Umukobwa avuza induru avuga uti bosi ntago ari njyewe. Agakobwa kahise kibuka ubundi byagenze bite kugira ngo iriya foto igere hanze. Wibuke niko konyine kari kayifashe. Tugaruke kuri cya kinyamakuru hano bari mu nama bavuga uti ubu ngubu tugiye gukora nuza nini cyane, ubwo noneho abantu bose bagiye kutwizereramo, ubwo tubashije gushyira hanze Fani abantu bose bakaba bamumenye nk'umugore udashobotse. Ubu ngubu nibwo abantu bagiye gutangira kutwumva bakajya basoma n'inkuru zacu. Reba amafaranga dukuye muri kinyamakuru. Barakureka ka gakobwa kahise gaturuka inyuma mu burakari bwinshi kahita kaza gafata iki ngiki, amubwira uti nukubera iki wankoreye biriya bintu? Ni gute wasohoye inkuru nk'iri yimbeshyera? Nuko avuga uti ibyo bintu uri kuvuga ntago mbizi, wibimbwira kuko ibyo ngibyo sinjye wabikoze, genda ubibaze Gigi. Kumbe Gigi koko niwe wari washyize ari amafoto yose hanze, iriya nkuru niwe wayisohoye. Uyu byaramubabaje. Ndagira ngo kuri cyo unarebe, Gigi niwe wamutamaje. Yese arakara arangije afata iki ngiki aramubwira uti mbwira ahantu ari Nyagasani. Uyu nguyu aranze amubwira uti ngabanze ndekure. Ndakubwira uti mbwira ahantu ari. Amubwira uti ndekura ariko ndakubwira nubanza kundekura. Nuko kandi akamubwira uti uyu munsi twamuhaye konji nawe uhari ntago yaje gukora. Ndagira ngo kuri cyo unarebe, ahita ajya gushaka Gigi. Nyamara basebeje umuntu afatiraho nk'icyitegererezo wa muntu abafana. Kumba yaraje agasohora mu rusengero ahantu kari agasohora yirukanka. Ndagira ngo kuri cyo unarebe mu burakari bwinshi akabwira uti ndagira ngo tujyane ujye gusaba Fana imbabazi. Aramubwira uti uwo musazi ndimo ndategura ubukwe bwanjye, ejo hari ubukwe none murambwira ngo njye mu bintu bitamfitiye akamaro. Akobwa akamubwira uti ibintu wakoze ni ibyo kujya gusabira imbabazi, rero wimbabarira wituma ngira uburakari nkaba nagukorera ikintu kitari cyiza. Nuko Kagigi karamubwira uti hoya wishaka biriya bintu byose kubinkira Hosiya, n'ubundi turabyibuka neza ko tukiga ni wowe muntu birukanye ngo kubera yuko ngo wibye amafaranga ishuri ryari ryakoteje ryose Nyagasani. Nuko Kasiya karamubwira uti ose urumva ufite icyubahiro cyo kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo? Urimo uracyansinze ibintu byatumye binyirukanyisha kandi ari wowe wabikoze Nyagasani. Akakeri bafitanye amakimbirane n'ubundi kuva kera. Nuko Kagigi karamubwira uti n'ubundi naho utandukaniye na mama wawe w'igicucu wajyaga kubona watsinzwe mu ishuri akajya kugushakira ngo umuntu uzajye kwigisha coaching, bikarangira n'ubundi nta kintu cyiza mwituriye muri ubu buzima, n'ubundi akaba agikennye. Nuko Siya aramubwira uti nimba utari bumujye kumusaba imbabazi ni ukuri ntago ndi bwigere nkubabarira n'ubundi. Nuko akanga karamubwira uti ese ubundi Siya uri kumva ubwenge bwawe ukibufite? Urumva utataye ubwenge? Urumva uri muzima ubundi? Ni gute njye njya gusaba imbabazi? Iriya foto ujya kuyifata wayifashe kubw'impamvu, sibyo?
n'ubundi rero irengera ingaruka z'ibintu byose bigiye kukubaho. Ifoto narayikuguriye, naguhaye amafaranga yanjye, ngira ngo ibyo urabyibuka, naguhaye igisimbura amafaranga uragifite. Nuko rero ntukaze ahangaha ku bukwe bwanjye ushaka kumvuyanga mu mutwe wanjye. Nuko si yaranje aramwitegera amubwira uti naguhaye warning inshuro ya mbere nkuha agasopo ntiwanyumva. Nuko Gigi karamubwira uti ese urimo urashaka ngusaba imbabazi cyangwa urashaka ari imbabazi ari we nzisaba? Sibyo ra, urashaka ari we nsaba imbabazi? Nuko Kasiye karamubwira uti rero ibigiye kugukurikiraho bigiye kukubaho ubyirengere, ni ibiki kagiye gukora? Akangaka karahindukiye karamureba, nuko genda nushaka ugere kure hashoboka, n'ubundi ntacyo uzantwara nyagasani. Nuko bwarakeye barakwereka handi hagiye kuba ubukwe, Giga agiye gukora ubukwe. Gusa aramubwira uti ibintu ukoze byo kwanga yuko tujya gusabana imbabazi, ukaba warafashe umuntu ufatira y'icyitegereza akaba yatangiye gukeka ko ari ngiye wakoze ibibi, ugiye kubona ingaruka zabyo. Barakwereka hano bari mu bukwe, bari kwakira abageni, bagiye kuza kwiyerekana hano imbere. Kumbe barakwereka wa wundi boss wiwe w'ikinyamakuru ni uri imbere urimo uratanga speech. Baravuga uti mukomere amashyi umugeni wacu agiye kwinjira. Baramuzanye nyagasani, ndagira ngo kuri cyo narebe. Barakwereka Gigi yarinjiye, wibuke ka Gigi gafitanye amakimbirane n'uriya tumaze kumenya ko ari Siya, nyamara twe tuzi ko ari we fani wa kera nyagasani. Baraje hano baramuzanye, azanye n'umugabo wiwe hano bakoze ubukwe, ndagira ngo kuri cyo narebe. Baraje hano nuko umusarange aravuga uti ndabizi mwese hano murishimye, ndabizi nta muntu utishimiye buno bukwe. Nuko rero twese tugiye kureba hano video turebe ibihe byiza uko bahuye nuko bamenyanye, no kugira ngo uyu munsi urinde ugera uyu munsi. Turebere hano ku mashusho yacu, turebe uburyo abageni bacu bamenyanye. Ndabizi biraza kugira benshi bisigira, binabashishikarize kuba namwe ejo bundi tuzabona muhagararanye ahangaha. Barahindukiye bagiye kureba kuri televiziyo, batangira kureba amafoto, batangira kureba kera bakiri batoya batarahura. Umugeni anatangira kwisetsa. Hano barishimye, hano bantu batashye ubukwe harimo abantu b'ingeri zose n'ababyeyi. Nuko bari guhoberana, abantu batangira kuvuga uti mbega abantu baberanye. Yo ndagira ngo kuri cyo narebe umukobwa hano arimo arisetsa. Bagiye babona mu mashusho hari iyindi shusho yaje mu mukobwa ari kumwe n'ikindi kigabo. Baravuga ati yewe uriya ninde uri muri televiziyo? Uriya ntago ari umugeni, uriya ntago ari umugabo w'umugeni turi kubonamo hariya. Bose barikanze, Gigi nawe arikanga. Bahindukiye babona harimo abandi bakobwa, babona hari ikindi kigabo gisomye umukobwa. Nyagasani ninde uhinduye amashusho? Bose baritanze baravuga ibi ni biki turi kubona? Abageni bagiye babona n'umuntu babonye muri televiziyo. Umugabo aravuga uriya se we turi kubona muri televiziyo. Batangira kuvuza induru. Nyagasani mu kigabo ngaha nacyo cye cyatashye ubukwe. Bagiye babona n'undi wa kabiri, ntago umukobwa yamucaga inyuma wenyine. Baravuga uriya si we turi kubona. Abantu bose yamucanye inyuma, bose bari mu mashusho hariya kuri televiziyo. Bagiye babona n'ikindi kigabo cy'ishuga dadi. Nyagasani bose babishyize muri televiziyo. Hano umukobwa barebera ibintu yakoraga, baramusebeje. Abantu batangiye kubatunga intoki ngo dore n'uyu nguyu. Nyagasani baramuraburije ku munsi w'ubukwe. Umugabo hano byaramubabaje, yarazi ngo atwaye umukobwa, kumba atwaye inshinzi. Nyagasani aramubwira uti mvaho mbabarira ndagusobanurira, ndakwinginze ibi bintu babikureho, sinshaka no kubibona. Nyagasani harangije hajyamo akantu gaseka. Umugabo yakubise urushyi umugeni. Nyagasani ahita asohoka. Umukobwa hano baramusebeje, arangije aramanuka yikubita no muri keke. Nyagasani nakubwiye ngo guhemuka si byiza. Umukobwa hano yahemukiye uwitwa Siya. Ninde biriya byose ubikoze? Barakwereka kumbe Siya yarari aho ngaho hafi. Nyagasani abandi hariya mu bukwe bakomeje kurwana, barimo bararwana. Agakobwa hano kagiye muri keke, kagiye kubona kabona hari urwandiko ruvuyemo, harimo ikarita y'umutuku. Nyagasani wibuke yari yigeze kubimubwira. Nyagasani ndagira ngo kuri cyo narebe. Aka karegutse kahita kamenya uwo bikoze. Siya yarahindukiye aramureba, aramubwira uti nabikubwiye, nakubwiye ngo uze tujye gusabana imbabazi wanga kunyumva. Irengere. Barakwereka umukobwa yari amaze gusoza ibyiwe, nawe aramusebeje. Yamubwiye ngo bajye gusaba imbabazi Fani, byibura Fani abone yuko biriya bintu atabikoza abishaka.
Oh, barakwereka tugaruke hano hari resitora yari ihari, kumbe barakwereka kasi hari umuntu kari kagiye kureba, nuko mushuti warakabwira uti biriya bintu wakoze ni byiza, umuntu nkuriye, umuntu wajya gutunyuzura tukiri high school, ngiye uriya mukobwa ngiye naranamwangaga, yajyaga akeka kari mwiza, ashobora kuba ari impumyi, ntago azi kuntu asa, ndagira ngo ukurikire unarebe. Ndabyibuka igihe yakwirukanishaga shati uri mu mwaka wa 3, yarangiza akazana izina ryiwe akajya yiyita ngo ni Gigi, yewe abeshya abantu. Kare gakobwa ngiye narakangaga kugira ngo amenyekane mu kigo sha, yanze akaza adusebya abantu bakatwanga. Harya ubundi cya gikobwa ubundi izina ryacu ryari ikihe tukiga? Ndagira ngo ukurikire unarebe. Hano barimo aramuteramo story, nuko aramubwira uti cyitwaga cyawanga kikaza kitubeshya nyagasani. Hano barimo baramuteramo story, nuko kasi akaramubwira uti rega narabikubwiye, ngiye uyu nguyu niwe ndiwe, ngiye n'uyu nguyu ndiwe, sinshobora no kwiyuberanya. Iyo umuntu ankoreye ikintu cyiza nakubeshye, nanjye ndahindukira nkamukorera ikindi kintu cyiza, ariko iyo umuntu ashatse kumvogera akankorera ikintu kibi, nanjye ndamwishyura nkamukorera ikibi cyose yankoreye nyagasani. Nuko uyu nguyu aramubwira uti ariko tubinabigarutseho, nubwo Gigi yari umuntu mubi, ariko nawe wakoze amakosa. Biriya bintu byo kumwangiriza ubukwe ntubona ko warengereye? Buriya wamukoreye nabi. Ndagira ngo ukurikire. Nuko akangaka kamubwira uti oya, nawe yankoreye ibintu bibi birengereye. Riba nawe gufata ubanze ukantiranye n'umuntu nakuze nifanira, umuntu nakuze nkunda. Ikintu ubu ngubu kimpangayikishije kimpesheje n'agaciro kenshi ni uyu muntu mfite w'icyitegererezo. Kugenda rero ukamusebya bingana gutya, ngomba gukora buri kimwe cyose kugira ngo nkwereke uburyo nanjye nakihorera, kubera uburyo mukunda. Yangirije ibyiyumviro byanjye n'uburyo uyu muntu yamfataga n'uburyo nakuze mufana. Nuko kasi akakomeza akamubwira uti ubu ngubu yanyanzaze ngo ni ngiye wabikoze. Nuko gashuti karamubwira uti hoya humura nta n'ubyazi. Nuko fani cyangwa se uwitwa Sia aramubwira uti yigo se, yego humura rwose, ubu ngubu uriya fani nta nubwo anakuzi, nta nubwo yibuka yuko mwanahuye. Humura, ubu ngubu wowe nawe mumeze nk'ibiraro bibiri bitandukanya, hagati harimo inyanja, ntago rwose ashobora kuba nakwibuka be na gato. Ndagira ngo ukurikire unarebe, gusa humura n'ubundi igihe kizagera zabimenya. Nuko akanga karamubwira uti n'ukuntu uriya muntu mukunda, ni ukuri uriya muntu nkunda cyane, kiriya cyamamare nkunda cyanyumvishe nabi ku buryo ndi kumva naniyahura, kubera yuko naramuka acetse kandi ngiye wabikoze, agakika kandi ngiye wamugambaniye nkamushyira hanze, aramfata nabi. Gusa ibi ngibi ntabwo biri bukore, ngiye gufata umwanzuro, njye kumureba ahantu ukora mbimusobanurire. Nyagasana, agakobwa hano gakunda umuntu ku buryo kadashaka yuko azigera agafata nabi. Gusa nimba ureba neza, uyu nguyu niwe fani, uyu nguyu ubundi niwe fani, wa wundi bataye kera kiri umwana. Gusa ahangaha barakuze, umwe yatoraguwe n'undi mubyeyi, undi nawe aguma muri uriya muryango. Kandi wibuke neza kano kana kari kakiri gato ku buryo kadashobora kugenda kibuka abantu, cyangwa se ukibuka ibyabaye kera. N'igihe Nuza yamutariye byari kera, yaje hanaho fani akorera, cyangwa se uwo tuzi nka Riri. Ndagira ngo mujye ndanabibutsa yuko uri Riri, ahubwo ahangaha bamwita fani. Nuko rero karaje kageze ahangaha gatangira kugenda kihisha, kumva hari umuntu uri kuvuga uti mu kanya fani agiye kuzamo hano gukora make up ziwe, nimufungure vuba kugira ngo yinjire aze tumukorere make up. Barakwereka fani yaje yihuta, bagiye kumukorera make up. Uyu ni umudesigner we, baragira ngo bamutunganye, baramubwira uti mutangire mwandike script z'ibintu turi buze kuvuga hari abanyamakuru bari kutubaza. Nuko barangira amubwira uti humura, umustylist wawe agiye kukuzanira imyenda mu kanya gato, turata tukurebera tukubwira ibikubereye abari byo ugenda wambaye. Nuko umukobwa atangira kuzengurukamo hano, kumbe kakandi kihishe inyuma hari mu myenda. Nuko afunguye ahangaha abona akanuza kiwe nta karimo, akanikresi. Aravuga uti ninde wagatwaye? Nyagasani, aba barikanga, baravuga uti wigeze ugafatara? Batangira kurebana, baravuga uti reka reka ntako nigeze mfata. Barangije baramubwira uti nanjye ntako nigeze mfata, nusi kaba kagiye. Nuko fani nawe biramucanga, basanze akanikresi ke karavu, aravuga uti njye nasohotse ahangaha ngiye gufata amazi, Nicholas yari irimo hano, nusi yabigiye he? Kumbe wibuke hano hari umuntu winjiyemo, nubwo nta kintu yafashe, gusa ni urimo hano. Batangira kuzenguruka bari kugashaka.
ndagira ngo ukurikiye unarebe batangira kuzenguruka hantu wa mukobwa yihishe. Wibuke neza iyi yari episode ya 2 nshuti yanjye, wibuke yuko hari na episode ya 3. Baravuga uti nyamara hashobora kuba hari umuntu wakibye, batangiye gushaka necklace irimo hano. Nyamara hano twamaze kubona ko kagakobwa kinjiyemo kaje gushaka Fanny ukamusaba imbabazi. Ni nuko dusoje episode ya 2, ntuzacikwe na episode ya 3. Ese aba bana bazahura? Ese bizarangira bite? Kanda like nyinshi cyane ukande na comment nimba ushaka kuzareba episode ya 3, nayo turaza kuhita tuyikora.